Igitunguru na puwavuro bigeze mu mavuta ndabikunda birampumurira nkaba kumva ni sawa kabisa. Wagira ngo nashyizemo turmeric pe kandi ntabwo rwose nashyizemo igitoki gikuze ariko ntabwo gikuze cyane ko ndi kugihatana naga kidakuze naga ari umwana. Umva ntababeshye ntabyo kuvuga ngo nuko ari njye wabitetse biraryoshye mana yanjye. Muzambare muteko tuturyo muturyo muzambare muteka iki gitoki kiraryoshye. Muraho mumeze mute? Twe turaho natwe tumeze neza nta kibazo. Ndashaka guteka ibyo kurya bya nimugoroba byiza byoroshye. Niba nshaka ibiryo byoroshye uyu mugoroba nyuma mugiye guteka gatoki ariko nkagakoramo umunyigi. Wa munyigi w'i Kigali nge na Claire twavugaga. Umunyigi w'i Kigali ubu ntogosheje igitoki hano bisanzwe harimo akunyu mu mazi menshi kugira ngo gishye gihwane kuko ndaza kukinyiga ndasa nk'ugisongamo ubugari. Hanyuma hano mfite agasosi ngiye guteka k'ubunyobwa. Mfite ubunyobwa bwiza ariya bwa kinyarwanda bw'ubunyarwanda. Mfite hano intoryi, karoti. Nge nta nkunda ubunyobwa butarimo ikindi kintu. Mbona numva nshaka ko nyine imboga zizamo abana bakabona imboga. Ubwo rero nshyiramo karoti, intoryi, imiteja, igitunguru, ibintu nk'ibyo. N'agapuwaro kenshi ndagafite hano nakamaze kugakata nuko hano habaye hatoya. Mfite inyanya 3 zonyine. Yego rero ngiye gutangira mbere kuko nkora ko gasosi k'ubunyobwa ariko nibutse ko mfite agatomusoni na karanze mu minsi ishize nkakabika rero ndaza kukanagamo kugira ngo just bihumure. Ni gakeya n'udutomusoni 2 gusa udusamaki 2 twa tomusoni. Reka rero mbe ariko utanadufite isosi y'ubunyobwa yaryoha rwose nuko mvuze ngo reka mfe kutunagamo ariko niyo waba utayifite isosi y'ubunyobwa iraryoha rwose. So reka rero ntangire hano mfite isafuriya itarimo ikintu aba ariyo nkoresha. Isafuriya yanjye yashyushye ngiye gushyiramo amavuta. Ni makeya, amavuta make niyo meza. Kiri gutogota cyane mba ndakireka kikabira kikongera kikabira kugira nyine cyorohe gihwane. Shyiramo intoryi, shyiramo imiteja, shyiramo karoti, nkagabanya umuriro, mu gihe biri ku ziko kuriya mba ndi gukata igitunguru ko simpita cyo nkibanzamo banza nkabireka biriya bigasa n'ibigenda gushya. Puwavuro ndazishyiramo n'ibitunguru. Abashefu ngo ntibajye bashada kujya tugaragaza intoki niba tudashya koko. Igitunguru na puwavuro bigeze mu mavuta ndabikunda birampumurira nkaba kumva ni sawa kabisa. Nashyizemo inyanya,
ndapfundikira kugira ngo bibanze bitogoteho gato ngabanya n'umuriro kuko inyanya ntabwo zikunda umuriro mwinshi ziba zigomba gushya ku muriro mukeya zigashya zituje nyine zise zibabuka. Nisamo nkagaragura kugira zidafata hasi. Nshyiramo sesitomate ariko igice, ntabwo nshyiramo nyinshi, sinkunda sesitomate nyinshi mu bunyobwa, nshyiramo nkeya. Sinkunda ubunyobwa butukura, ariko sinkunda bwa bundi busa umweru da, kwa kundi kw'Abagande mba mbona ntabwo mbikunda pe, togosheje tutu. Bagerageza ukora aka gasosi karisha igitoki, kararyoha cyane, no ku bugari kararyoha. Igitoki kikoro rero urumva ko ari ibindi bindi. Izamo puwaro, ushyiramo n'agatungurusumu nakoze. Ko byahumuye cyane, ka gatungurusumu dushyizemo na puwaro byahumuye. Iyo sesitomate imaze gushya nshyiramo amazi menshi, noneho nkashyiramo bwa bunyobwa, nshyiramo amazi menshi. Ntabwo bihagije tu, kanongeramo andi make. Iyi sosi iratuba cyane, iyo umuntu ayishyize ku munyigi tubona ishizemo rwose. Ndekere nashyiramo ubunyobwa, ngiye gushyiramo ubunyobwa. Rero uzashyiramo ubunyobwa bitewe n'isosi watetse uko izaba ingana. Ntabwo nabupimye ngo bungana gute, kuko urabizi ko iyo butangiye gutogota bubwegerana urafata. Rero nubwo imeze gutya ariko mu kanya leta yegerana ifate kabisa. Hanyuma ndashyiramo uturungo dukeya nka karoyiko gake, nshyiramo n'aka black pepper na oregano nk'ibisanzwe. Sibyo oregano yanjye rwose. Iyi ni paprika, nayo ndayikunda pe. Paprika, black pepper, oregano na royco. Black pepper ndayitinya kubera agasenda igira, ariko nyine ntafite urubyaro hano. Nari nyimenye oregano yanjye n'ukuntu aba ari imari. Agasosi kararyoha mwa bantu, kandi kari simple cyane ariko kararyoha pe. Ngiye kugaha umuriro mukeya gatogote neza gashye, noneho ya samaki ndayirambikamo gahiye.
upfundikire hariho umuriro mukeya ubundi bishye. Hanyuma rero igitoki ubu nicyo noneho nerekejeho amaso. Cyabaye umuhondo, urabona ko cyahiye neza, cyahiye rwose. Icyo ngiye gukora ni ukugabanyamo aya mazi, umuriro ndaba nkuzimisha, ubundi ngabanyemo amazi. Ntabwo nyamaramo burundu, nsigamo make. Hanyuma nkaterekaho gutya, ubundi nkatangira nkafata fuwe. Umutozo niwe ubikora neza iyo udafite ka kantu gakora pire y'ibirayi. Agatoki k'umuhondo, agatoki gakuzeho gake niko kabikora neza umunyigi. Kahiye koko. Wow. Tugasonga umunyigi rero. Ntabwo nyakoresha umwuko, ariko n'umwuko ushobora kubikora. Hanyuma muri iyi minsi ntabwo turi kurya amavuta menshi, turi kuri regime y'amavuta muri iyi minsi. Rero iyo utayiriho wowe uhita ushyiramo akabata gakeya muri uyu munyigi wawe. Birasaba cyane, ariko ngewe nta mavuta na make ndi bushyire. Urawutogosheje gusa. Isosi mwayibonye, nta rufuro ifite hejuru. Iyo idafite urufuro hejuru bisobanura ko iba yahiye, ariko ubu ndayiteruraho ari uko tugiye ku meza, ari uko uyu munyigi wanjye maze kuwunyega neza. Birasa neza pe. Wagira ngo nashyizemo turimerike pe, kandi ntabwo rwose nashyizemo. Igitoki gikuze, ariko ntabwo gikuze cyane. Ndi kugihatana naga kidakuze, naga ari umwana. Iyo harimo utuntu tw'udutiri mwanumva bitaryoshye. Biba byiza iyo umuntu abinonze neza ku buryo nta tuntu tw'udutiri mwatuzamo. Niyo mpamvu uri kubona ndi kugira gutya. Bafuwe zanjye ntizijya zipfa kumara kabiri kubera uyu munyigi wanjye, kandi ndawukunda. Rero kugira ngo igitoki mba nakoze umunyigi, kandi nuko zigura nyine ntabwo zihenda. Fuwe zigura 2,500. Rero kugura imwe mu mezi 4 ntacyo bintwaye. Hari umushuti wanjye yatwariye aka gatoki k'umunyigi, ugeze kuzana arakarya atwite kuva ubwo ahora avuga ngo ka gatoki ndagashaka, ni ngwino. Ubwo rero ndabona kabonetse, narure ntesitingeho numva uko bimeze mbabwire. Guhita njya ku meza, niyo mpamvu ndi kubona twarura byinshi. Guhita nkapfundikira kadahora, kagomba kuribwa gashyushye. N'abana babikunda kubi, kandi igitoki ubundi ntibagikunda. Mureka ariko mbasetse, ndasubira nshobora gutestinga nashyizemo agasamaki, kanashyiremo da, gusa ko karahiye ntabwo ndindira ibintu byinshi. Kazanamo teste nziza, bagahumura agasosi. None zikaranda ari nyinshi zirasigara, ndavuga ati nzibike nzazinaga mu gasosi, kuko ndabizi ko aka gasosi ngiye nkakunda iyo karimo aka gasamaki karahumura cyane. Ndetse hari abantu batagakunda bavuga ngo gahumura, kantegereza umunota umwe ubundi mpite nestinga.
ashyiraho isosi nyinshi kurusha umwiki, ibyo biryoha. udafite ikiko ntiwabirya, ariko njyewe n'ikanya irabirya da. bishyushye bite? ala, ukuntu bisa neza nawe usindapfura ndapfa n'ubushyuhe iriko abawe na testinze byinshi, igitoki gitinda no guhora. Umva ntababeshye, ntabyo kuvuga ngo nuko ari njye wabitetse, biraryoshye. Mana yanjye, muzambare muteko tuturyo muturyo, muzambare muteka iki gitoki kiraryoshye. Wow, kiraryoshye cyane. Numvaga ntarashonje ntari burya, ariko ngiye kurya. Numvaga ntari burya rwose, ariko ngiye kurya. Kandimye ku isosi yahiye, imeze neza, n'umunyigi umeze neza. Muze mbahereye ni karibu tujye ku meza. Naho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha nzabatekera isombe ubutaha, ibindi gutegura neza. Murabizi ko isombe umuntu ayitegura neza cyane, aba agomba kuba afite ibirungo bihagije, afite inyama, ibintu bimeze neza, cyangwa ikinono ku bagikunda. Ubwo rero reka njye kubitegura, tuzabonane muri iyo video ejo bundi y'isombe. Bye, naho ubutaha, ndabakunda cyane, mwari kumwe na Chef Jeannine.